ejo yatangaje ko Romami Marcel agarutse mu ikipe ya Rayon Sport ku nshuro ya gatatu nk'umutoza, kaba inshuro ya kane ko yaranayikiniye inshuro ya kane, inshuro ya gatatu nk'umutoza, inshuro ya kane muri rusange kuko yanabaye umukinnyi wayo uyimyugariro wo mu myaka itambutse. Romami w'imyaka 40 byangombwa, akaba rero ari umutoza wungirije wa mbere wa Rayon Sport, wa mbere. Ko nabonye aho yenejeone na papa we mbona aracyari umujene cyane. Romami mu myaka 40. Papa we naramubonye rwose yari wapi se ni wamubyaye 40 wapi grand frère rega mu buturi mukuru 40 kuri Romami nimba mu byangombwa nta kibazo kuba yabyibaza nuko nabivye myaka 40 nuko nabivye bishidikanywa mu byangombwa nta kibazo. Urumva ko Sidike nawe umenyereye ko ibyo ngibyo bashaka kwishidikanya, ubwo ni nk'ukuntu ibyawe tubishidikanya. Oya Romami rero akaba araza kungiriza mu France witwa Bruno Ferry. Wavuze Romeo yavuze ko azagera hano kwa kane. Nibyo ariko gahunda zimeze. Bruno Ferry agera hano mu Rwanda kwa kane. Kwa kane Bruno Ferry. Bisa naho byarangiye amaze kumvikana n'ubuyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport. Yuko ari ugomba kuza gatoza ikipe ya Rayon Sport. Uyu mugabo w'umufaransa w'imyaka 58 waciye mu makipe menshi hano ku mugabane wa Afrika. Ngira ngo Jobu yaciye muri za DCMP, yaciye muri Azam, yaciye mu makipe menshi hano kuri no mugabane wa Afrika. Bruno Ferry ubwo Azam heruka i Kigali ubwo yakurwaga muri ikipe ya PE yari umutoza wungirije umusenegale Dao, wari umutoza mukuru. Bivuga rero ko bisa nkaho byarangiye yamaze kumvikana n'ikipe ya Rayon Sport kuri uyu wa kane araza kuba asa. Bruno Ferry yarungirije mu Senegal cyangwa Senegal yaramwungirije? Bruno Ferry yarungirije mu Senegal niwe ari principal. Mu Senegal bamwirukanye uyasigarana na Azam. Yego. Okay. Ura mu Senegal ubu ngubu niwe yungirije ari usisi muri equipe y'igihugu ya Libya. Biruka ajya gutoza muri Congo. Yaravuye sisi abonye akazi muri Libya aramutwara. Okay. Uyu mugabo rero w'umufaransa ibiganiro bisa nkaho byarangiye. Araza rero yungirizwe na Romami Marcel, bafatanye kureba ko Rayon Sport basoza ino phase ale batangire phase retour. Marcel yavuze ko na Feruza yari mu interview. Feruza ni umutoza wa kabiri. Feruza umutoza wa kabiri. Bazawari babiri. Sundi siyo post yari afite. Yemba mbona. Si ari umutoza wa kabiri. Ubushobozi bwacu rimwe na rimwe bugorana. Iyo umutoza umwe buriya muri animation y'entraînement uravunika. Animation y'entraînement uravunika urumwe. Iyo mubaye babiri batatu urarega ni nko mu ishure Sidike. Uko umwarimu agira abanyeshuri benshi ari umwe aravunika cyane. Iyo afite abanyeshuri bake byibuze ashobora kwita kuri buri wese. Muri entraînement niho bitangirira. Uyu mugabo afite abungiriza babiri bagakorana ari cyo yageraho. Ufatanya epino no iyo bigeze kuri organisation cyangwa se gestion ya match nyirize na Sidike. Iyo wiceye hagati y'abungiriza bawe igitekerezo cy'uyu murafatanya kandi akirushaho kugeraho. Kuko préparateur physique ni préparateur physique. Umutoza w'abazamu n'umutoza w'abazamu nyine. Iyo bigeze kuri match uyu ufite principal n'abasista babiri akenshi wicara hagati yabo buri wese ushobora kumuha task. Icyo ashobora gukora muri match kandi bigakunda. Okay, nibyo ngibyo rero. Rayon Sport yari ikeneye umutoza. Rayon Sport itenye abatoza. Ikeneye umutoza kabisa. Aricyo cyihutirwaga. Uzana rero umutoza mukuru ukazana n'undi mu assista kuri bench la ufundi. Hari ingufu wongereye. Hari ingufu wongereye of course. Rayon Sport rero yanamaze kumvikana n'umusore w'umugande ukina atayizamu, akaba rero uyu musore muri Rayon Sport bavuga ko n'umuwinga ukingo mu kiwingo kinaca ku ruhande byarangiye, akaba rero yitwa Mohamed Senoga Kagawa, afite imyaka 24 y'amavuko. Yabari inkuru nziza kubera ko Basane reba amaze agiye kumara. Basane amezi 2 adakina. Uyu musore unarebye ariko ku mashusho banza atari mukuru cyane. Foto ya mbere uyu niwe ni muto 24 wavuga ko bishoboka. 20 Mohamed Senoga Kagawa niwe wari top scorer wa championnat ya Uganda yigeze nona.
uko yari ahagaze ari umuwinga yari amaze gutsinda ibitego 6 mu mikino 10. Kagawa yakiniraga ikipe ya Express yo mu gihugu cya Uganda. Maze gutsinda ibitego 6 umukinnyi wo ku ruhande utsinda ibitego 6 ni byinshi no kuri ekipe nka Rayon Sport urumva ni inkuru mbi basa n'amezi 2 adakina. Ni inkuru mbi cyane. Rayon Sport ikarijwe n'ibibazo by'ivune muri iyi minsi. Basa ni rumwe mu bakinnyi beza ba Rayon Sport. Na champion naramaze kubona ibihembo bya man of the match inshuro irenze imwe ebyiri. Ni inshuro ebyiri. Yagize ikibazo yaravunitse akaboko ku muri mukino twarabonye n'uburyo yasohotse muri mukino amezi 2. Urumva aje asimbura Sumani nawe wari umaze amezi 2 adakina n'abafana nganye nawe atari wagaruka ku bihe bye byiza. Urumva ko kuri ya gahunda bihaye kongeramo abakinnyi byibuze ngo abakinnyi 3 nibo bateganya kuba hagati ya 2 na 3 bakongeramo muri mercato y'ukwezi kwa mbere kuri Rayon Sport. Ahenshi twabonaga ko n'ubundi yari ikeneye umuwinga ariko nyine mu byo bakongeramo byose amakipe yose muri uku kwa mbere azakoresha batibagirwa kiriya kintu cy'uko nyine profit ukoreshe scouting ikwiye kuko abenshi muri aba bakinnyi jarike ni bamwe mu bazishyurirwa ya license. Ubu ngubu za 2 miliyoni zinjiye ubu bazibariye rwose zerwa Fabrice yazibariye. Noneho urumva sezitaha kubura aho ngaho ufite abantu bamwe warekirise nabi ko tubamenyereye badashinga ukajya kubishyurira ayo mafaranga ntago bizaba ari byo. Nizere ko no muhungu waba wabarangiye abakinnyi aba yarebye profili ikwiye ikipe nka Rayon Sport umukinnyi wari uri mu kibuga nk'ibyo ukurikiranywe urumva naho bavandimwe umuntu yagira inama barekirita benshi murekane na YouTube. Sinzi ko Uganda ari kure ku buryo kubura match 2-3 z'uyu nguyu ufite organisation ihamye kuko abahanga mu kubaka amakipe yabo tayari baba bamaze kwidentify abakinnyi bazaba bafite na sezi kurikira. Ubwo urumva n'uyu Mugande haravugwa n'wa musore wo mu Kongomani ukina hagati wo kipe ya Flambeau du Centre. Ubwo urumva nawe kurimo gukemura ibibazo na equipe d'origine. Urumva nawe ni ziri miliyoni kuri miliyoni 4 kuri miliyoni 4 ariko yake ibyo ni sawa kuri Ferwafa ariko yego ndakangura amakipe bana video yavuga niba koko wamubona wamutagetinze making sure ko ikizere ko Fabrice azashora muri championnat z'abana zigakinwa noneho bihoraho. Flambeau du Centre no kwitonda ukabanza gukemura ikibazo n'iriya equipe noneho bari noneho i Burundi jambo rishine kuba byaba Rayon Sport ifite experience ya Majaliwa. Ano ko transfer ya Majaliwa yagize iragorana zirahenda zira equipe z'Iburundi ikibazo cyo guhenda bisaba kurangizanya nabo neza ariko tunasaba amakipe yacu mu kwezi kwa mbere ajye ku isoko banyamahanga yongeremo yego bongeremo ntacyo bongeremo qualité natwe turi hano kugira ngo kongeramo just arigiye wishyura uyu muntu ugasanga aracyafitanye ikibazo bongeremo za kanyarwanda nyinshi bashaka abanyamahanga Ferwafa urashaka bongeramo Ferwafa wari amafaranga ni Mugabe yabone kuntu yatwakira bwa mbere imikino y'abana ikinwe amafaranga batubwiye kazajya muri development ngero ndakangura zino kipe zidahagaze neza n'izihagaze neza zishaka imbaraga hanze y'u Rwanda zongeremo ntacyo ko bayafite se Kigali zishaka abakinnyi yanze nta kibazo nishyuye 2 staff azamukana abarundi nka yewe nishyuye 2 ariko nanone wa undi akaza kankorera akazi nta kibazo zongeremo uyu musariko rero ngo ni umukinnyi mwiza mu gihugu cya Uganda byibuze urareba umuntu ukabona amashusho ye akina atsinda. Express ni ikipe y'abafana kimwe n'iyajemo ya Rayon Sport. Ubwo reka twizere ko shaka kujya cyane mu ikipe ya KCC wenda akaba yafasha Rayon Sport sidike nk'uko yabivugaga yari ikeneye umuntu ikeneye undi mukinnyi ejo yavunitse akaboko ejo bundi uyu musore agomba kumara n'amezi 2 hanze y'ikibuga yavunitse igufwa ryo munsi y'inkokora bitewe no kuntu yaguye yumva ko ni kimwe ashobora gutinda nk'uko Asumani nawe byagenze nk'uko Asumani byagenze ni ibyago bikomeye cyane Rayon Sport imurahura nabyo oya ariyongera kuri Asumani utarakira 100% ariyongera kuri Faringanye yumvise ngo yagiye no muri Senegal ahari yego ariyongera kuri Faringanye ubwo no wa gatatu ariyongera kuri Abedi wa 4 ariyongera kuri Magurora wa 5 ana bakinyi offensif Rayon Sport ihombye cyane ni benshi kuri effectif gusa cyangombwa nuko umutoza bwaje nawe kumvisha ko ngo azagira uruhara muri cible ko bakinyi bashobora kwinjira azagiramo uruhare abenshi aze atangire akazi barebe ko Rayon Sport
yariransa kuko nabo barabyemera kuko Rayon Sport ikeneye abakinnyi yari isigaranye imyanya 7 ku rutonde rw'abakinnyi imyanya 7 yo kongera bafite ubushobozi bwo kuba bakongeramo sinzi niba bakongeramo bose 7 ariko yari ifite ubwo mwanya ko yakongeramo irebe ko rero Rayon Sport yakomeza n'izi soko ry'ukwezi kwa mbere yubaka equipe kuko witagete bavuga ati ni igikombe n'ubundi nk'ibisanzwe kuri Rayon Sport. Undi mukinnyi rero uvugwa muri Rayon Sport ni umuzamu Kwizera Olivier aravuga mu ikipe ya Rayon Sport. Ngiye mbona udakenewe Wowe uri mu nzibacyuho uko ngiye mbibona honese ufite Pavenzira ufite Kuyate ufite n'uyu Yves urongeraho undi Olivier ngiye mbona adakenewe pe nawe ubona adakenewe pe kuko harimo abanyamahanga babiri umuzamu wundi yasabye kugenda Kuyate niyo yagenda Pavenzira akeneye ko Pavenzira ni umuzamu mwiza ariko byatuma habamo na competition kongeramo competition mezi 6 gwatana ku mpembe zombi Kuyate abashije kugenda namuzana Kuyate aragenda Kuyate arimo arasaba kugenda namuzana ko ni umunyarwanda ariko Kuyate akirimo byaba ari byinshi aho nabyemera Kwizera Olivier ngo bisa rwose nkaho byarangiye muri Rayon Sport. Kwizera Olivier ni competition yegetse na Pavere byaba nta kibazo kuko buriya umukinnyi nka Kwizera ntabuza amezi 6 amaze adakina arimo siko kugenana ntabuza amezi 6 adakina shampiyona y'amashuri bararangiye mu kwa 4 arimo icyo gihe araza akabanza gukacinga hapo ku myitozo undi agifata kandi undi niwe arimo arafata azi ko Kwizera ari mu mugongo competition iriyongera aho ngaho nta kibazo ni chance kuba bamubonye ni chance ari umunyarwanda ari umunyarwanda nta kibazo ntabwo nazuyaza kuyatavanya makeka yanjye kuyatavuyemo kari karengi ngashobora kuba yarabonye ikipe ahandi ngashobora kugenda uwo Yves ukiri muto yabo babiri yabakuriraho kuko umuzamu ni imyitozo mbere na mbere ni ibyo rero ubwo ngubwo kuri Rayon Sport undi uvugwamo ni Hakizimana Muhajiri ariko we ngo biracyari 50-50 byo numvishishiwe cyari 50-50 bamwe baravuga bati yabanyongera nziza n'umunyarwanda abandi bati ku rundi ruhande se Muhajiri acyari umukinnyi wafasha Rayon Sport ku gikombe ngo ni 50-50 Muhajiri ngendemera ko Tala yarayifite Tala rwose arayifite kandi mu myaka aracyashoboye kuba yakina muri shampiyona yacu ariko buriya hari ikintu mbona ngenda ntegereje kuzamubonamo uyu mukinnyi yajya muri ekipe ya presiyo y'abaturage kuriya byashoboka ko ajya muri ekipe ya presiyo y'abaturage kuriya abashije kurwurwa akaza bidahenze Rayon Sport iriya ekipe ya Rayon Sport ubwayo kuri presiyo y'abaturage ishobora kumufasha kuroransa kariyeri ishobora kumufasha we nka Muhajiri ishobora kumufasha kuroransa kariyeri nemera ko ari umukinnyi wakoze imyitozo wabaye yeregiriye kuri iyo myitozo hari icyo yakongera Rayon Sport ntabwo ngiye byaba ari bibi kuri ngiye ntabwo byaba ari bibi kuri we abashije kugira amahirwe Rayon Sport ikamuzana yaroransa kariyeri yaba ari inyungu kuri we cyane kandi the same time kubera ko yaba agiye kuroransa kariyeri ye yakoresha imbaraga nyinshi Rayon Sport nawe yamwunguka numva ko ngashobora yifuza kuza ngo gukina muri Rayon Sport adasabye amafaranga ejo mwapi byaba ari byiza niyo makuru nakuye mwapi byaba ari byiza kuri Rayon yaba ari win-win gusa umuntu bakiwo bati ni 50-50 yaba ari win-win bamwe bati byaba ari sawa abandi bati si ngombwa se mu kinga ikipe ikeneye nta mafaranga kwatse ntabwo giye nabyanga ndireyo nge byarenga n'amafaranga added value y'umukinnyi nk'uyu kuri group aba ari iyihe ko kazana byinshi yego akuzanira n'ibindi wenda udakeneye sinzi niba ubyumva burya iyo urekrita umukinnyi ureba impande zose sibyo groupe yanjye umutekano wayo dressing room urumva mu kibuga cyose urabikontaho urumva nta muntu n'umwe ushobora kuduta ku bushobozi bwa Muhajiri sibyo ahubwo se Muhajiri we sibyo icyatumye bitagenda muri polisi byahindutse muri we umupira nicyo cyonyine ubundi icyo urekrita nicyo nawe umwe kurekrita izina nge nicyo nagira inama Rayon Sport rekrita impamvu uribuka bya bindi z'umugani mu kinyarwanda avuga ngo mbere yo gukora gutya ngo ujye ubanza umenye ikishe runaka
genda ubanza umenye iriya cyo yazize nibwo uri bumenye impamvu y'uyu akaba ari yo urekirita